abasere ubu bagafasha umwana ngo ajye ku ishuri wewe ningaho ndacaba ni ikinyabwo ukareba imbabazi uzamurakarira umuntu hano Nyabireke ukazagenda muri Amerika hanyuma ukabesha ngo uri umwana w'Imana Imana mwitinda ni mbabazi bakavuga ngo urukundo rwayo mwubwira neza ariko nta munsi n'umuragirira umuntu neza kandi wisomeye Bibiliya yonyine yawe ivuga ngo kwizera kudafite mwagiye mureka kwitsinda mwagiye musoma ibyo mwabaye byo kubera ko muyitirira umuntu mudahuje musoma Yesu yitegereje Dawidi aravuga ngo umutima wiwe n'uwanje ninkaharu umutima wanje n'uwiwe kubira amabisa n'inkaho ari kubibe ngo yitegereze Kalebu aravuga ati uyu mugabo yigirira umutima umwe gusa tazagira ibi ntabwo Imana izikorana n'abantu badafitanye isano kubibaho ko Imana yakorana nawe mudafitanye isano oya kibibaho ntibikunda izakugirira imbabazi n'impuhwe igufiteho gahunda umuntu badahuje amaraso mudahuje kamere mudahuje ibyo mukunda mudahuje ibyo mwanga umuntu ni wowe uriwo urupawe nayo urupaye none muzahuza ni haleluya ariko Imana zamuri biganza ye bikasabeni papa kandi sose nitamini bado nitamini nichose nami bado nitamini
mubwire yongera agaruka. Mubwire yongere agaruka. Ariko mukeneye yagarutse kwa pasiteri akora umuko w'umugezi uko yagarutse. None murashanga kuma abashure wamubwiye nawe akagaruka. Ntabwo mushaka. Hallelujah. And shame. Bene wacu ndabazi usanga ubwoko mugira ibintu bitatu tuziranye kororosa iryo jambo murarizi wacu kurenzaho murarizi tuzabireba tuzabitekerezaho ibyo nita murarizi ariko Imana tigira ibyo bintu tiza yororosa tizirenzaho tizivuga ngo tuzabitekerezaho so nizi wacu hano ubwoko bwacu hata usiyafanye ayo yote Manoa ye kama bwire Manoa ni manisha Manoa ubugumba tibuhereye kuri mukuru wanje ejo bahereye kwa Manoa wazaye Samson iyo ubugumba bwahereye ubwake rasuge n'uburuza aravugira urero wanje ibintu zake barategereza urubyaro baba kandi Imana ikivugira yonyine ngo ijuru yabereye Yabakiza yamenye shimba kirena itsinamiwe ijuru yabereye yabakiza abahingaje mu kazi kiwe ka buri munsi. Amen. Ariko umusaza n'ambaho nawe. Sindahabona kugira ngo umusaza niwe wenyine abasaza barabande. Abasaza bamenye kuyobora itorero batarize kurusha twebwe dufite amadoktora. Kwigite umwuka kwigishije se n'umunyamubiri kwigishije mwofata kimwe. Doktora ya teoloji paruwase nini imodoka nziza umuryango mwiza tito Kristo muri Kristo Mukama ari bicarira akomeza akazi kiwe ari mu kazi kiwe abona marayika w'Uwiteka mugeze arambwira ati umva amakuru nguzaniye uzabyara umwana w'umuhungu azitwa Umunaziri umva amabwiriza ntacuma cogoza kizaca ku musozi icyakabiri
namwe no kwirinda ntabisindisha mubihagarike guhereye munsi kandi mutegereze uwo mwana. Aravuga ati ese ayo makuru kuyambwiye ndije tutari kumwe n'umugabo. Agenda yivuga wagere ku mugabo ati hari umugabo usuye mu kanya arambwira ngo ni marayika w'Uwiteka ngo tuzabyara umwana w'umuhungu azitwa Umunaziri ngo ntacuma atogosha kizafasha kumutwe ngo natwe takongera kumubisindisha. None bari kwamburiye mwana aravuga ati aya abagore ndayazi, abagore ba mama si kukuntu bazabapingwa bazabavuga bakahita abagore usari. Imana yavuze nawe wisaya abagore, abo bagabo ngaba barahaba bavuga ngo ari nayo bagore twiyemeraga kubera ko yakubwira kubera iki yaturutse yakuje uri wenyine, kubera iki atategereje gusubira turi kumwe twese ikubwiye uri wenyine ubwo bari ko kugira ngo ndaguharika ni ngaho unde nino byiringiro ngo tuzatinda tuzahe tuga n'iby'abagore. Abo batari muri Kristo Yesu batazi gusaba Imana imbabazi, kibazi gusaba abagore imbabazi ko bibaho babaho kubyara uwa mbere bakarinda baca nta n'umwe usabye undi imbabazi bakagira ngo tubakosa. Ariko amubaza amusaba ihurizo ritego ariko nahagazeho cyane arabwira ngo uko yabivuze uri muri wenyine nta kindi ngiye kugusaba kugira ngo ndabyike cyane mubwire yongera nawe naho mubwire yongera nawe noneho basi atubwire nuko tuzagenza uwo mwana kera yemeye gapfa azabona abantu binyuramo mu masengesho bamwumviriza arisi amvugo urabona ko byararangiye umuntu akarira ibiryo bikiri mu kanwa akaribwa n'inzara y'ejo ahari uyu munsi tashimye ibyo yabonye uyu munsi akarira ibiryo ataramera n'ibyo mubwire yongera agaruke atubwire basi nuko tuzagenzereza uwo mwana kandi tube turi kumwe twembi. Marayika w'Uwiteka Imana izibura gutya ukayibura ugashakisha ukayibura ariko iyo bisabye ngo garuka basi wongere uvuge ushobora kuba narongera wongere uvuge nongere Imana iragaruka isanga nanone Mukamanowa kibari kumwe nanone ari mu kazi kiwe n'undi ari mu kazi kiwe aramubwira ati nongeye kugaruka kuko nabonye haje mu gushidikanya muzabyara abisubiramo uko yabivuze. Imana ntabwo ari umugabo wivuze utaza wibuka gusubira mu byo yavuze arongera abisubiramo teke aramubwira ati noneho wankundira ukabahagaze wabwiruka ukabwira uguma zitambaye araza afasha umugabo aramuza ese iyo mubana mu nzu muri mwembi ninde uzi ubwenge ninde uzuha undi umurongo ninde uzuha undi umurongo iyo mubana n'umugabo n'umugore ninde utanga umurongo wo kugendera. Ushobora gushakana n'umuntu mutanganya amasengesho cyangwa mutanganya no kwizera hanyuma ugenda kuri rya jambo ngo umugabo niwe mutware w'urugo. Oya ni ukuvuga ngo umuntu agendera ku muntu ufite mu mutwe. None niba ari umutware w'urugo niba avuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo niba adafite umutwe niba adafite umutwe uzakurikira umuntu udafite umutwe. Abagabo umunsi batafite imitwe bataye imitwe none ngo bazoza biyita abatware b'urugo. Abagabo ntabwo umugabo ari uzuba umutware w'urugo ni umunyabitekerezo uzuba umutware w'urugo. Umutwe niwe utwara ntabwo ari umubiri utwara. Mukamanowa yarahagaze ku Imana yavuze arongera aramushuza aravuga ati ngwino none umugabo wiyise umutware w'urugo ngwino bavuge uhari ushakana n'umunebwe ntukamugendere Mukristo aratwara uzamuhindure agendere mu cyerekezo cyawe nutamuhindura azaguhindura kandi Umukristo arangwa no kwifuriza arangwa na influence ni ukuvuga ngo ahindura situation agahindura abantu none ubana n'umunebwe
ariko wamwise umutware w'urugo niwo kwerekeza umuntu w'umunebwe yuyobora umuntu. Umuntu utagira ibitekerezo yuyobora umuntu. Arasi kwino yongeye agarutse ati ngaho bisubiremo wa mugabo, dore noneho iri kwitara hibera ije wabivuze bisubiye uzabyara umwana w'umuhungu azika umunazije ntacyo mucogoshe niba uzarukuru ukubanye kukumuri lakini unaona bivuye patani z'umugabo ushobora kungurira kuriya uriya mugabo karaserebura akanyenyeri kandi ubu rero upfukamye. Akisema mtakatifu, 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 ni Mungu wa majeshi. Yagera ahantu hari umutekano akorurutsa umwana wiwe akamubirera bitamuhaza akamwongera yamfasha we urugendo rugakomeza. Uyu mubyeyi Imana yamushimije niko yagize izindi pasiteri Imana yaramushimije ejo bundi. Imana kuri iradutwikiriye niyo mpamvu turi mu nkambi baraciye mu viza niko mvuga ariko mukaba musa neza kuriya n'uriya mutaka w'Imana yubakije. Umwana iyo ari mu mugongo ntaza amenya n'ibirabiki kandi ibyo byose umubyeyi yakoze iyo ibyo yaprovided ku mwana ni ignorance. Umwana ntazi ikiriko iyo imvura iguye umwana ntazi ko nyina afite umutaka, iyo umuyaga uhushe ntazi ko afite agatambaro katuma adatukuka, iyo ashonje ntazi ko yazanye bebe. Ibyo byose umubyeyi yamuprovidinga ku mwana kandi umwana atabizi. Iyo niyo Mana, iyo niyo data, bidasubirwaho niyo data, iyo niyo data, iyo niyo data, bidasubirwaho niyo data, iyo niyo data, iyo niyo data, iyo niyo data, bidasubirwaho niyo data, iyo niyo data, iyo niyo data.
mugongo wa uri ku mugongo wa pasiteri azagutibura guduhume nakira ijambo ry'Imana